inshuti za muza, inshuti z'u Rwanda n'abari hanze, amajyaruguru, amajyepfo, uburasirazuba, uburengerazuba, none ndagarutse gatunze kubashimira tuje no kunenga yari umushuti wanyu bita Bogari. Muri iyi minsi Bogari bari kumuvuga amagambo atari meza atandukanye na Rose, kandi bari abana uko bahuye nta muntu ukuzi. Dumba numvise amagambo yavuze, numvise Kasuka amagambo yavuze, ariko ikiganiro tugomba kukiganiraho. Ubundi Bogari yaje muri social media yaje. Ese Bogari ura mukobwa ni wamuzanye cyangwa ura mukobwa Rose? Bogari ni wamuzanye. Rose ntabwo azanye Bogari, ubwo Bogari ni wamuzanye muri social media. Bari abana bahuye bagira ngo bakore amakoteti, kandi bari abana baranakunda ntabwo banashwanye. Ubwo muri kugenda uzana amagambo. Bogari yagiye akora ikiganiro kwa Gasana, urumva yenda bazi Gasana n'umuntu ukora koteti nziza cyane, ndaramushuje ari hose. Hari ikiganiro Bogari yakoreye kwa Gasana cyababaje byatari imbara mubwira ati ntabwo dukundana, sinzi amagambo yavuze ntabwo dukundana, bwo nishuti dukorana mu biganiro bya buri munsi, nyine amira nk'umwihakanye. Nura mukobwa byumvishe biramurakaza byatari, ariko ura mutipe ntabwo wavuze nabi, na n'ikintu mwana mushinja. Bari abantu ko bahuye ntabwo mukuzi. Bogari ni wazanye ura mukobwa wundi kwanza muri social media, banzi mbanyuriremo banyuma ura Bogari ni wazanye ura mukobwa Rogis. Gusa ura mukobwa nawe wagira ibitekerezo byiza, n'umwana mwiza, aricyo namubwira akanya Bogari na ura mukobwa Rogis, mwirinde amagambo, nimumva amagambo aturutse hanze baza abinjira mu matwi. Izina mwanditse ryarabagoye, mwarivunikiye, mukomeze muhatane hubu, mutsinde umwanzi uri kubarwanya. Nubwo cyo mugomba kumva amagambo aturutse hanze kurusha ibikorwa mwe byanyu mugomba gukora. Bogari ubizi ko mwemera, uri inshuti yanjye, uri inshuti nziza, uzi kubana n'abantu, ariko nagira umuntu uzakubangamira amana cyo wumva amagambo akubwira. Urumva Bogari ni umwana ukunda igihugu, ni umwana ukunda abanyarwanda, ni umwana uzi icyo ashaka kwigezaho. Man, uriya mwana ubwo umufatire. Bamwe bakavuga ati Bogari nagaze gukubita ikinyafu, nagaze kurongora fresh neza, na mpamvu mwana yagiye. Si Bogari bazakwigisha, bashaka kwigisha no kurongora si umukunzi wawe mwana. Wabyimenyeye. Ubwo rero nakari gaciyeho. Gusa Bogari aho uri hose ndagukunda cyane, Rogisani ndamukunda cyane, mukomeze muhatane mbari inyuma, muri inshuti nziza. Nimukumva amagambo atabubaka, abashaka kubasenya, abantu mubirinde mubagendere kure. Ubwo rero nigarukire mu kiganiro tugiye kuganiraho. Ubundi urukundo ni iki? Urukundo ntabwo rubaho inshuti zanjye. Urukundo sinzi mba musore ubushaka gukunda, ubushaka gukunda umukobwa ubona wakugirira intego. Hari amazina ngiye kubabwira, ndavuga Samari, ni amazina ngiye kubabwira, amazina atarenze nk'ata cyangwa ne. Abakobwa nta rukundo bagira, bashaka gusahura, kandi nawe kugira ngo ugire umuntu nyine wakundwa. N'ubu uri umusore udafite amafaranga ntabwo uzashyukwa, ushyukwa ari uko ufite amafaranga. N'ubu uri umusore uri mubi ufite sura mbi ntabwo uza gukunda. Gerageza ubwo wambare neza. N'ubu udafite amafaranga gerageza wambare neza. N'ubu udafite amafaranga ntabwo uzakundwa. N'ubu udafite amafaranga kora siporo nyinshi cyane, ugenda upfubure nk'uko bumva abandi bajya mu mihanda bagapfubura. Ibyo ni ibintu bigendana. Shaka amafaranga abana bazaza. N'ubu udafite amafaranga ntugire imisubiremo, ambara neza, use neza, urukundo uzarubona, n'abazagukunda uzababona. Ariko ibyo byose utari mwiza, udafite n'amafaranga, utanambara neza ibyo bitatu, urapfuye n'uraye. Nta n'inyinya, nta n'umukobwa wanakora gutya kwemerera, ahubwo azaguciye genda urambaza iki. Gerageza umukobwa nawe, n'ubu uri umukobwa utari mwiza nta mukunzi uteze kubona. N'ubu uri umukobwa utari mwiza, ambara neza uberwe, ugire isura nziza. Umuhungu azakunda kwambara neza, kandi ibyo bintu bijyana n'iki? No kubaha n'icyubahiro, isura ugaragaza mu bantu. Iki ni icya gatatu. Udafite amafaranga uri umukobwa, utanambara neza, udafite n'isura nziza, gerageza ukore ikibuno. Kora ikibuno. Ahubwo bakunda ibibuno, niko numvise n'ikintu basigaye bariyaye. Ibyo bintu nubigira uko ari ibintu bitatu: wambara neza, ufite amafaranga, ujyana na discipline mu bamwanya bose, uzakundwa n'abantu benshi. Ibintu ubifite utabifite uri umukobwa cyangwa umuhungu,
uzatanga abareyo nkumva abareyo batsinzwe batashye nk'abareyo ikintu ngombwa kubigisha ko iki gihe ni business na rukundo rukibaho ubu ni ukubarana muri iyi minsi na rukundo nzakubonaho akantu nkukurikire nanjye numbona akantu nkurikire nikanashira uzanywera mpamvu ati na rukundo ngiye murarubaho nabonye ari ubucuruzi usigaye usezerana n'umuntu umukurikiye ubutunzi ejo unabona mumaze kumarana iminsi nk'icyumweru mugahita mwagatanya usumva ari urukundo rurimo umushatse umva umukunzi iyo mushatse ari icyo umushaka amazina ngiye kubabwira rero ndahera ku bahungu izina rya mbere Jean Claude umukobwa waho uri hose izina Jean Claude Ndayishimiye Gasana Manuel Migambi nibandira Inosa abandi ni bangahera Jean Dodier ndi nundi wataza wirukanka hafi yina niho aho mazina babwiye abakuba ari kumva amuza TV shakanye n'igicamuzi muzayitondere abungu na rukundo bagira abakobwa namwe bagarukire hari amazina bakongeye kubabwira Rosa Clementina Kuradusenge Janette irindi zina ni rege atariza vuba we ndashaka kubabwira nk'amazina arenza nk'amazina nk'igihumbi ndashaka kubacira mu ncamake nk'amazina nk'atanu Janette Kuradusenge Doras Clemasi Clementina ni amazina agendana kamera mari we shyiraho kamera neza mbabwire bankurikire banega amatwi indi zina yera indi zina na Kuradusenge aho mazina mwabahungu mwe nubaza izina umukobwa kubwa ati ni Janette uzirukanka uzatabaza ijoro nubaza umukobwa izina bakwitanda bakwita Clemasi ni ya nyundo uzakubitwa kuko bose bagira amahane nta rukundo bagira ntabwo ngiye kubateranya abakobwa mu mazina babwiye na rukundo bagira nabo basoni babwiye amazina na rukundo bagira ariko numva izina muzi uzamukunde amuze ntaribi hose ko ni izina ryiza urumva Alex ni izina ryiza na amazina umva nyine amazina avugitse ameze na amazina meza na amazina yeza urumva rero ubwo korana kari gaciyeho unongeye gugaruka muri iyi minsi shimiranye neza nshuti zanyu none bisanzwe suza n'abantu bose bagira kote nziza ndasuza Nana ndasuza Nyamabondo ndasuza Matsiko ndasuza Kamananga ndasuza Vanessa Espire ndasuza Nyamitanga bose n'abantu creator bafite amakoti meza kandi inshuti zanjye bari hose Imana ikomeze bande bicyoroshye ndabakunda abashuti zanjye kandi bagiye bafatiraho n'icyitegerezo cyiza nkasuza n'abagarafure banjye rero nkunda cyane abapasiyo ubita makanika na gavana abantu bararenze muri iyi minsi bari gustinga mu tubari tugezweho cyane ubu ni bakuru banjye nkunda cyane abapasiyo mubaza nkasuza na Papa Kavuyo Makavuyo bose n'abashite ba Muza TV show kashimira n'aba diaspora bakomeza kumbwira muza kura cyane ibintu bizima turi kubona kudukubita no kwera ubushobozi bukeya shaka n'inkunga kandi baturutseho suza n'abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda zose ikikije igihugu cyacu bari burasirazuba burengerazuba amajyepfo amajyaruguru bose bankurikiye ukuri kwanda bashimiye kandi wongeze ni mwebwe kandi Imana ikomeze bande biciro cyo muri hose n'amasengesho menshi mu kuyabasabira kugira mukomeze mugire ubuzima buzira umuze kandi nkashimira n'igihugu cyacu cyiza dufite nkanagisengera shimira umukuru w'igihugu cyacu Imana yaduhaye Excellence Paul Kagame n'umufasha we n'abana nkashimira n'abayobozi gutura ku bayobozi bibanze guturuka hasi kugira hejuru bose kubera kuba turi ndi kuvuga nawe amagambo umutekano mwiza batugezaho baratureberera baraturinda nta kibazo ni ukuri muri iyi minsi ntabwo ndi gukora neza pe ndabizi ariko ni bwa bushobozi nyamikoro kandi isaba n'abantu bashaka yuko twakorana bafite impano kuri biganiro amafilimi bafite amakoti meza ni ukuri ni karibu kwa Muza TV show nzabafata mugomba kuza tugakorana
nuko ntabwo umuntu ambwira ati amuzara akantu ngiye kuzana k'igitekerezo musubize inyuma, oya ntabwo bibaho. Mba nshaka ko umuntu ngira inama mba hafi kambwira ati amuza ugomba gukora hano, ugomba gukuramo iki ugashyiramo iki, icyo uri kuvuga ntabwo ari cyiza, ugomba gukuramo iki kintu ugashyiramo ikintu cyubaka sosiyete nyarwanda cye gikurura abantu. Urumva utitaye ku magambo wumva hakurya njye ntabwo naje gusenya abanyarwanda, njye ndashaka ubwo njye abantu banyubaka nkagira umutima ukundwa kandi ukunda abanyarwanda. Rero natizinze mu magambo, ni ukuri ndacyashimira inshuti zamuza zikomeza gukomanga zivuga ati amuza courage courage courage. Ubwo rero nanjye ngiye kurekera mu kazi no kurambwira ati nze bakubitemo akaganiro ko ngiye Bogari bamuvuze nabi birambabaza. Dumba muvuzo ntago ajya mugura amavuta yo kwisiga, nabyumvishe Dumba naho uri ntago ari sawa, nawe nakugaye kandi uri umubosi mwiza ufashe n'abantu, ariko kari akagambo wavuze ntago ari keza, ntago ari akagambo n'ikijambo wowe rya jambo ryambabaje. Ntago wamuguraga amavuta agiye kujya nawe mugura amavuta. Ndasuzana Gasana inshuti yanjye mukoti tukomeye cyane mu gihugu wa mbere, ndamushuje cyane uyu munsi iyi saha turimo. Njye ndagarutse Bogari na Rogis man, amagambo muyiyame pe, muyiyame urukundo mufite mu rugumane, mukore cyane ahubwo mukoze mudukubita ibintu bishyushye by'imiriro n'akandi gatipe kabihaye gafite derede gakunda gukora ibintu by'ibiganiro nakumvishe agiye ukunera, numvishe agiye ukunera, nawe uzamunere Suzana Derrick sha Derrick na Jack muri iyi minsi n'umugo iriya family nawe ndayikunda cyane. Derrick na Jack uyu munsi bari kuduba n'umugore bari kudukubita ibintu bimeze neza by'imiriro kabisa, nawe ndabashuje n'abakoteti bagira koteti nziza zubaka ziteye Rwanda, nawe ndabashuje kandi Imana ikomeze bari umugisha aho bari hose. Ni ukuri nakagaruka muri iyi minsi ngiye kubakubita ibintu bimeze neza by'imyero kimwe kira cyumweru, biganiro byiza bisukuye, amashoti film ameze neza, kandi shishikariza n'abanyarwanda bo muri hose kuza muri salo bita All Star Salon, niyo amuza abarizwa amakanya ntunganya imisatsi y'abadamu, ndasuka ndasokoza, hari n'umuntu kuri inzara, dufite n'abahungu n'umuntu bafite mashini zikaye. Ibra na Eric muri Miss Bajuma bari mu kazi kose, urumva muzi bakubite icyango kirenze no bita side noneho n'ubakuriye cyane. Durere kuri umuhanda wa Kimisagara uturuka ku isoko uramanuka ukarenga kuri station ya SP, uturutse Nyabugogo urenga ku murenge wa Kimisagara hafi y'ituze niho amasara aherereye, bayita All Star Salon waze cheers. Iyo sarikora neza, igira abakobwa bozamo neza, usaka massage, ufite ibitekerezo bitari neza normal, babishyira ku murongo ku masa ibanu kongera ukagarura ubuzima buzira umuze. Ubwo abagore bashaka icyango kimeze neza, basaka mode yagezweho, ibana muze mutwegere, amuzira habaye azabasukura neza kandi igiciro kiri hasi cyane. Nudafite amafaranga turagukopa rega nari ibi none saa icyo bitwaye, ntacyo bitwaye. Kandi none ngaruka ku ikipe yanjye Rayon Sport, abakunzi ba Rayon Sport mwihangane nyine twatashye nk'abariwe twanganyije, bwana Kamananga yihangane, ndabizi ubu imitsi yo mu bwonko igiye guturika, iri hafi guturika man. Rayon Sport nyine ni kwa kundi badushimisha umunsi rimwe ejo bakaturakaza, ejo bakadushimisha bakaturakaza. Uriya mutoza ikintu yavuze nicyo, abatipe baki muri iyi minsi bari kujya mu kunywa inzoga mu buraya, ibiyobyabwenge byinshi. Uriya mutoza bateye ahuzu uzana abana batoya warashyize hasi kuri bench, wari ushyira kuri match, bari bakina iyi match, kuko abahungu bakuru bacu bagiye mu bintu by'uburaya, bajya mu by'inzoga, barapfuye ntabwo bakiriho, barashaka kutubiriza umupira kabisa. Coach Renda gushimiye, bakubite kabisa kanyafu ubagarure abantu kunzi bareho muherereye hose, bari hanze bari mu Rwanda. Ni ukuri ngena abamarayika bose ahantu bari, namo n'abashuti banjye, ngira abanzovu n'inshuti ya Rayon Sport, n'umukunzi w'umupira. Nzovu ndagukunda nawe wihangana, nawe ndabizi ntabwo umerewe neza. Ni ukuri bakinyi beza dukunda cyane, mwongere muduhe ibyishimo pe, muduhe ibyishimo. Tunganye na gorira koko, mujya imitsi ubwo izaturike ubwo depresso biteye na Rayon Sport koko, mwambabariye mwetse kumbabaza koko, mwetse kumbabariza umutima. Ni ukuri rero ndabakunda, nakagaruka. Yari Amuza TV show, mukomeze mukore share, subscribe, comment nyinshi, mukomeze mumenye ibitekerezo. Nabakundagaga, Imana ikomeze umugisha.
ciao ciao ndabizi na